imigeri ngo ziri kuntoza umujyi sinywesha itabi ku ngufu ejo ndakomeza ejo bundi ndakomeza bigeze aho ndarimenyera nanyweye urumogi ijisho rirasohoka rimwe nigeze ndunywa ari 8 z'amano ngiye kubona mbona imvura iri kugwa irimo urubura njya kugama nanyweye urumogi kugeza ubwo mbona abantu bari kugenza imitwe nanjye ndabigana ngo nuname umuntu ahansanze aravuga ati bite ko wunamye aho ngaho ndabona sinabonye murimo kugenza imitwe se ari system igezweho arambwira ati warasaze cyangwa uri muzima ndamubwira ni hasaze wowe ko nari marine nararunyweye kugeza ku rwego umubyeyi wanjye afata ishoka wambyaye kuri leta y'ubumwe ngayinkubita aramusha ayikubita ihene bajya kumugora bajya kumufunga cyakora ndashimira Imana ko yavuye mu mubiri maze gukizwa anyita peso batanu babapfu bari bafite amatabaza abereyeho amavuta kugira ngo Imana yaguye hari ahantu ugomba guca usibye abantu ari kubona bibiri tuguye neza bakazigura Nyabugogo nabo bagahaguruka n'abakozi b'Imana batarigeze baca mu ruganda ari nabo bari gutukisha izina ry'Imana mboneraho kubwira abantu ko kuvuga indimi rimwe ugahanura ntago bikugira Yesaya kandi bari abakobwa nubwo bafite amavuta ntago bafite uruganda rwayo kandi aya mavuta yarayo gucana ari uko umukwe aje ntago aya mavuta ari mu bukwe bwose ikindi kurota rimwe ntago bikugira Daniyeli usibye abantu bari kurota rimwe bati Imana bayampaye ubutumwa bakirukanka bakazengunuka hirya no hino ari ukurota gusa nta nijwi bumvishije ubundi nashuri rero mu wanyuma abo no bari gutukisha izina ry'Imana kurota rimwe gusa ntago bikugira Daniyeli kwatona ugahogoza ntago bikugira Miriam gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga turagusuhuje wowe ukurikiranye gusenga everyday nubundi ni za nyigisho dusanzwe tubaha zituma abantu begera Imana cyane bashishikariye gusenga no kumenya ijambo ry'Imana musite kumwe n'umutumirwa turakwakira umukozi w'Imana murakoze cyane tugaye ikaze ku gusenga everyday mugize neza nkuko nyine cano ivuga ni ugusenga yego kandi muri yo tubya yuko ibintu byose biradukwiye kubitangiza isengesho tugasoresha n'isengesho ni umuco mwiza w'abakunda gusenga kandi natwe twarawutoye mbere yuko dukora ikiganiro kuri uyu muyoboro dukunda kubanza kwiragiza Imana mu isengesho ndumva twanza kwiragiza Imana tugakomeza n'ikiganiro ni karibu murakoze cyane tugiye gusenga nshaka no kuza kuvuga ibintu birindwi duhabwa iyo twanasenze yego Imana data ishobora byose turagushimiye turaguhimbaje habwa icyubahiro ko uduhaye igitondo cyiza cy'umugisha aka kanya turasenze kugira ngo uzu ubane natwe ubane nanjye ubane n'uyu mugenzi wanjye ubane n'abaduteza amatwi turasenza aka kanya duhagarika imbaraga z'umwijima duhamagaye Imana data umwana n'umwuka wera rikose twizeye mu izina rya Yesu amen 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 umukozi w'Imana turagira ngo wibwire abantu bakurikiranye ku gusenga everyday amazina yawe ni byiza yuko abantu b'Imana bamenyana kugira ngo umenye umuntu muri kuvugana ninde ameze ate turi mu gisate cy'yobokamana ese mwiyobokamana ni muntu ki urabizi ko Imana ha abantu benshi impano zigiye zitandukanye bamwe bahindura bigisha abandi bahanuzi abandi bari ijambo ry'ubwenge gerageza wibwira abantu badukurikiranye kugira ngo bakumenye amazina yanjye nitwa nta mugabo umwe Adrien uzwe ku izina rya Mutokambari ndo mugabo ndubatse mfite umugore n'abana 5 ndo umukristo muri ADPR Gatenga paruwasi ni Gatenga etoro ni Gatenga ani Kigali wavuze ngo witwa Mutokambari Mutokambari mu Kinyarwanda niba bava kure nimba mbyumvise neza mvuye kure niryo yiswe n'ababyeyi nta mugabo umwe Adrien ni ababyeyi banyise Mutokambari na Gasirino impamvu barinyise kera ntaramenya Yesu buri wese agera kera ye nanywagura umujyi hano mu mujyi wa Kigali ndefiriza nakore narayinyweye
Imana imuha agakiza, abantu babonye ikirara gikijijwe cya Yesu umwami n'umukiza, bahita banyita mvuye kure, barishyira mu Giswahili ni Mutokambari. Mutokambari. Yeah. Winjiye i Kigali ryari? Kigali nayinjiyemo ndi mutoya, mfite imyaka iri muri 12 n'itatu. Nibwo ninjiye muri Kigali, igihe cyarageze ariko nsubira ku ivuko, mvuka mu karere ka Ngororero. Ubu rero igihe cyarageze nanone Kigali nyituyemo, nyifitemo umugore n'abana. Kigali mu kwituramo mazemo amezi 3 gusa. Urugendo ni rurerure, ubuhamya bwanjye ni burebure. Reka duse nk'abantu bajya mu buhamya gatoya tubanze twumve imirimo y'Imana yakoze. Mutokambari wanywaga urumogi, wakoze ibintu byinshi bitandukanye. Urugero rwo guhura na Yesu, reka duhere mbere gatoya yuko uhura na Yesu. Wari muntu ki mbere yuko Yesu agusura? Hari abantu, hari akantu gakunda kugaragara mu bantu, kugusanga umuntu ashyizeho ifoto before and after, mbere y'umwaka agasanga yarananutse, yarabyibushye, ntago amafaranga menshi yarafite yarayabonye, ariko wowe mu ishusho y'agakiza mbere yuko uhura na Yesu wari muntu ki? Nuvuga ngo njyewe naturutse muri Ngororero nzi Kigali ndi mu myaka 15, ngeze Nyabugogo abafunde n'abayede bambonye baravanga bano batuma ubugari buhenda, uyu mwana agiye hehe? None bakimara kubivuga njyewe ninje hano hitwa muri Sahara Kicukiro, hari muri Niba, nyihinjira nahuriye n'abantu, harimo abahungu b'iwacu turabana, njya kumugeza hano hitwa kwa Ntare. Mageze masanga imbobo, nari buvuga amazina, cyakora harimo abakijijwe harimo n'abatari bakizwa. Nzihasanze imbobo ziramfata zitagera kunkubita imigeri ngo ziri kuntoza umujyi, zinkwesha itabi ku ngufu. Ejo ndakomeza, ejo bundi ndakomeza, bigeze aho ndarimenyera. Nanyweye urumogi, ijisho rirasohoka. Rimwe nigeze ndunywa ari 8 z'amano, ngiye kubona mbona imvura iri kugwa irimo urubura, njya kugama. Nanyweye urumogi kugeza ubwo mbona abantu bari kugenza imitwe, nanjye ndabigana ngo nuname. Umuntu ahansanze aravuga ati bite ko wunamye aho ngaho? Ndabona sinabonye murimo kugenza imitwe se, ari system igezweho. Arambwira ati warasaze cyangwa uri muzima? Ndamubwira ni hasaze wowe, ko nari marine. Nararunyweye kugeza ku rwego umubyeyi wanjye afata ishoka wambyaye kuri leta y'ubumwe, ngaho inkuba itaramusha, ayikubita ihene bajya kumugora, bajya kumufunga. Cyakora ndashimira Imana ko yavuye mu mubiri maze gukizwa, anyita pasiteri. Ubuzi kuroringa, kubaya, ibintu nka bira byose, no gukora igisongo. Cyakora narabyibagiwe. Ari igisongo cya kimeze gute? Maze kubyibagiwe. Igisongo cya kimeze gute? Igisongo. Igisongo no gutekera itabi rinini ryanywa nk'abantu 5 cyangwa 10. Ikintu kinini cyane. Wigeze wanywaho heroine? Yo ntago nayo. Hari ibintu byinshi tubona abantu mu bikorwa nyine mugasanga umuntu avuga ati ibyo byose ibyaha byose sinzi ariko bingana. Dukurikije uko abantu bivuga yuko icyaha kinini gitoya byose ari kimwe, ariko nanone tugarutse mu buryo busanzwe bw'abantu, hari icyaha wakora ukikwicisha ko n'ikitakwicisha. Ni nk'ikihe cyaha mu byaha wakoraga wenda utaramenya Yesu cyaguteye agahinda cyane kugeza ku rwego wifuza akavuga ati ndumva icyampa n'abanyabyaha nibyo bibaho, icyampa icyankiza iki kintu, icyaha cyakubabazaga cyane? Icyaha cya mbere ni ukunywa urumogi. Kunywa urumogi, igihe namaze nk'urumogi icyo cyaha cyarambabaje, cyananyereza, kuko wenda kwiba naribye, gusambana narasambanye, ariko kunywa urumogi nicyo cyaha cyambabaje cyane, cyatumye niga, cyatumye natera imbere icyo ngicyo. Ahubwo ndashimira Kristo wabimvanyemo akampindura umukozi wayo. Uhura na Yesu? Mpura na Yesu. Waje gura na Yesu ute?
2007 yego 2007 nibwo nawe na Yesu numvise ijwi rimbwira ry'umuntu nabona ukwiye kuva muri ibyo byaha ukankorera, ukareka urumogi, ukareka ubusambanyi, ukareka kwiba, ukankorera. wariho icyo gihe? Nari muri Sahara, muri Sahara hari Kicukiro. N'ubundi ukiri marine? Nyiri marine. Iryo jwi nararyumvishe ryamazeho ibyumweru 2. Hari umuntu wumva marine ariko ntasobanukirwe marine ni umuntu umeze ute? Ni mayibobo. Ni mayibobo. Ni mayibobo, bano bana bananiranye bakunda kwibera mu mihanda. Iryo jwi nararyumvishe rimaraho ibyumweru 2. Nza kujya ahantu hitwa Kabeza hano mu Kajeki muri Holiness Church, masanga umugabo witwa Kerema, ni nawe uhayoboye, ari kubwiriza ngo uva muri Egiputa nayo ikuvemo. Ari kubwiriza isi yari umushumba. Kerema manzara atara pastor ari umuvuga butumwa, ariko uyu munsi niwe uhayoboye. Umuzewe yaritaye papa we, abwirije ngo uva muri Egiputa nayo ikuvemo, bahamagara bihana. Nanjye nagiyeyo ndasengerwa ndataha, nkurikiyeyo nsubiyeyo bwa kabiri ubukurikiyeyo mahura n'umugabo witwa Joel, uriya papa bitangaza, afite TV yitwa Papa Bitangaza, uravuze ngo umukiranutsi kurusha babanje n'abariho. Uriya yaravuye Rusizi, uramuzi, yuzuye umwuka w'Imana, uramugarimo umwuka w'Imana, niwe wamanura ubuzima ndimo. Aravuga ngo uyu mwana ni Imana imuzanye, ishaka kugira ngo imuhindure ayivugire, azazengunuka iki gihugu no hanze. Muri iki gihugu nta karere ntarabwirizamo, kure ne mu majyepfo no mu burengerazuba, uhereye hariya Zahuye, Gishamvu, Maraba, Kiyonza, Cyahinda, Kibeho, Rugerero, Rutiti, Pindura, Bweyeye, Gikunda Mvura, Nyakabuye, Bugaramasite, Mashesha, Nzahaha, Gashonga, ukagera Kamembe. Umbaje ntageze Rugerero ya Rubavuze, haraza Nyaruguru, Rugerero rwa Miko, narahageze. Werero Ramba, Rugerero tugera rwa Miko, Rugerero Nyaruguru, ukagera za Busanze, za Butiti, Nyabimata. Narahageze vuga ubutumwa bwiza, aho niho kuri. Ubwo handi urumva ho narahageze cyane. Arahanura ati uyu mwana azavugira Imana muri iki gihugu no hanze. Imana yamuzanye ngo azayikorere. Imana irangije incisha mu buzima bw'ishuri, ari umutoka mbari ryavuye, naraburaye, narabwiriwe, ndangije nihangira imirimo. Mfite ne ya primaire, ndavuye nta diplome mfite, nta perime mfite, nta duka mfite, mama ntari muri uyu mujyi na data, ngiye kwihangira imirimo. Nafashe icyitwa umufuka, nzengunuka ibishingwe by'abakire muri uyu mujyi, ndi gushaka icyitwa injyamani, bya byuma byashaje, bya bisafuriya, bya bikoroboye. Ikindi igihe nabibuze, ndavuga ngo ngiye gutega icyitwa urucundura, tubyita kuroba. Nashatse supanete yashaje, nyitanyuramo kabiri, nyihambira ku itiyo y'umukire, ya umukozi mu rugo yakoze ibyombo, amasahani bike, bya bintu by'ibikoko bya kirida, ibishushwa by'umuneke akazunguza agacubura mu itiyo bikirohamo. Nimugoroba nkajya kuvanamo rwa rucundura rwanjye, nkakuramo ibyo ndya, ibikirida nkajugunya. Kandi Imana ibana nanjye mu bwo buzima. Kwitiyo natetse mu idebe rya usa, ndakwaza kwitiyo y'inyuma y'igipangu. None se ibyo bintu ntiwarwara inzoka? Reka tugaruke, kuko ari ishuri Imana ari nkizemo, nta nzoka nigeze ndwara. Itiyo wenda ntabwo nakwibwiye, haba ngenda umuganga, sibyo? Uri muganga. Itiyo y'amazi ameneka yavuye banyujije mu muferege, niyo wakuyemo ibiryo? Nakuyemo ibiryo nk'uko marine cyangwa mayibobo zivana umutsima muri puberi, utaza rubendazo, kandi harimo n'inyo, kandi ntizirware ngo zipfe. Ubwo nibyo ubumana bwayo. Mbonera kubwira abantu, uzaba ukomeye Imana imucisha mu bikomeye kugira ngo azabone icyo abwira abandi.
buriya bari abakobwa batanu b'abapfu na batanu b'abanyabwenge urumva ko harimo ikinyuranye ngo batanu b'abanyabwenge bafite amavuta mu merezo batanu b'abapfu bari bafite amatabaza abereye aho amavuta kugira ngo Imana yaguye hari ahantu ugomba guca usibye abantu ari kubona bibiri tuguye neza bakazigura Nyabugogo nabo bagahaguruka n'abakozi b'Imana batarigeze baca mu ruganda ari nabo bari gutukisha izina ry'Imana mboneraho kubwira abantu ko kuvuga indimi rimwe ugahanura ntago bikugira Yesaya kandi bari abakobwa nubwo bafite amavuta ntago bafite uruganda rwayo kandi aya mavuta yarayo gucana ari uko umukwe aje ntago aya mavuta ari mu bukwe bwose ikindi kurota rimwe ntago bikugira Daniyeli usibye abantu bari kurota rimwe bati Imana bayampaye ubutumwa bakirukanka bakazengunuka hirya no hino ari ukurota gusa nta nijwi bumvishije ubundi nashuri ruramo wanyuma abo nibo bari gutukisha izina ry'Imana kurota rimwe gusa ntago bikugira Daniyeli kwantona ugahogoza ntago bikugira Miriyamu hari amavuta ava kandi amavuta si Samona amavuta si Moveti amavuta si Razaki ni amavuta y'Imana ni umwuka w'Imana ni umwuka wera kandi aba bakobwa bari bahuriye ku bintu byinshi ariko reka mvuge birindwi icya mbere buriya bose bari abakobwa icya kabiri bose bategereje umukwe icya gatatu bose bafite imperezo icya kane bose bafite invitasiyo icya gatanu bose bategereje ku kibuga kimwe icya gatandatu bose barahunikiriye icya karindwi bose bumvishije urusaku ariko batanu bari abanyabwenge bafite amavuta mu mperezo abandi batanu ari abapfu ubundi turi kubona abantu ku manwa ku kazuba igicuku nikigera nicyo kizagaragaza abari bo reka manure umugabo yaguze umuceri mu isoko awugura harimo akabuye awugosora karimo awuronga karimo awuteka karimo ubira karimo awarura karimo ku isahani karimo ku ifurusheti karimo bigeze mu menye birasobanuka ibidasobanutse Imana ije kubisobanura mbaza ndakubwira twari tugeze kuri natetse muri usa ndebe jya usa yego ubuzima bwawe bumeze gute ndira ubugari ku gikarito cya sima ndara mu bizu by'ibitangire kandi nkijejwe bya bindi abantu bavuga ngo Imana ntiyabibyemera nta kintu Imana itakwemera ko kikubaho bitewe n'inyungu Imana ifitemo yego kigiye umaze kugira imyaka ingahe ntago ntabyibuka neza ariko imyaka igera muri 17 n'umunani nari nyirimo utabona nanjye kuzana imfashanyigisho hari akantu kavuga ngo iyo Uwiteka gukoreye icyumutse nandi kuvuga ku kidendezi cy'ibeta sida ndi kuvuga uburyo hari umurwaro umaze imyaka 38 ndi kuvuga uburyo urwaye igihe kinini abantu bakurambirwa ndi kuvuga uburyo ki abandi bafite abarwaza iyo mazi yindurizaga amarekaje bajugunyagamo bagakira ariko uyu ngo nta murwaza yari afite ariko nyiri kidendezi arigezera Yesu ahageze aramaza ati urashaka gukira aravugishwa ati nkiza tiyo mareka yazaga amazi akinduza afite abarwaza bajugunyagamo Yesu aramubwira ngo ikoburi bwawe utahe aha navuze ko haboneka ibitangaza bibiri uwo bajugunyagamo yavaga amatosi kandi utose nta muntu uguhobera ndababwira ngo Yesu yamukoreye icyumutse aramubwira ngo ikoburi bwawe utahe icyumutse ndabwira Yesu Yesu agukoreye icyumutse yatanze icyayi cy'icyaha ababisha yatanga igikoma abadayimoni yatanga amata tubyo amatama n'amatayi ahindura igisura kuba igisusa gitamisi ahindura imiribwa iyaguteye iteka bagutekera ifiriti mu mibyizi kariya kantu uriya mukobwa mu komedi yiganye ni njyewe wakavuze ndi kubwiriza kuri ADPR mu Gatenga nayo nibutse uburyo natekaga mu idebe rya Usa nibuka ukuntu naraga mu isubyo bitangire nibuka ukuntu naryaga ubugari bwo muri puberi kandi nkijijwe nibuka ukuntu nategaga urucundura kwitiyo y'umukire nibuka ukuntu
ndi kwiyarurira ifiriti nkarya inkoko iwanjye nibuka aho Imana ingejeje napimaga ibiro bigera muri 38 nagize ibiro 43 ndi umugabo usibye ko maze iminsi nkora ka siporo ndi kujya muri gym ngabanyinda no guhumeka nesigaye mumeka nabi biri kunanira nayo mfite imfashanyigisho yuvuze ngo yesaragabura bakareba hano bataragabura koko tuzita imfashanyigisho cyangwa ibidukikije mu yandi magambo urabona ko ibidukikije biriho se ari mayibo bifite ibidukikije ngo ni imfashanyigisho cyangwa ibidukikije ako tuye tunagabanya mugani kugira ngo ni na authority Rwanda Revenue na authority Rwanda Revenue authority ibidukikije imfashanyigisho izi nazo zidufasha mu kwigisha ubuzima saragabura muranzike banareba hano byafite imfashanyigisho none ubwo buzima bwaje kugenda gute byaje guhinduka gute rero mbazo tukimara gukizwa ubundi mu nyungu birava ngo kubaha Imana yo gufatanyijwe n'umutima unyuze bizana inyungu nyinshi ubundi mu nyungu yo kubaha iki Imana mu kubaha Imana rero nagezemo Imana imbwira inyuguti yitwa u uziyarurira uzatebeza uzambara uzakora ubukwe uzagira umugore mwiza uzagira urubyaro uzarama uzamvugira bikomeye rero ikimara kubimbwira yarabishoje ibindi nabitegereje nagiye gusenga navuye muri Kigali no bamya burebure tuzaganira n'ibindi ngeze iwacu harantu nagiye kubwiriza bantumiye nyine nk'umuntu wakijijwe ariko ntago ari bwo bwa mbere nangeze iwacu Kigali n'ubundi nagiye nyigendamo ngezeyo ndasenga Imana ivuga ku mukobwa ndi kumva uwo mukobwa yaramubwiye ngo ndi Uwiteka Imana kubera kunyuba nanjye ngiye kukubahisha ngiye kugukorera ubukwe bwiza uzatura mu mujyi ugiremo n'inzu uzagira urwige rugere no mu mahanga ndi kubyumva tugeze hanze ndamubwiye ni jotembe mbonera kubwira abasore n'abakobwa duteze amatwi bajye bakunda gusenga abasore rero mbarangire mbabwira akantu keza ko barambagiza ureba umukobwa Imana iri kuvuga ibintu byiza ugafatiraho kugira ngo bizasohorere iwawe ubu bintu Imana yabwiye madamu uri gusohorera iwanjye ibyo yambwiye nawe ari kurya aho nuba wibye amasezerano oya ntago ari ukwiba ntabwo ugiye kumbwira ko nibye amasezerano y'amata nayibye ne kandi ni ubuntu bw'Imana ibyiza byose byo mu nzu y'Imana byo mu Mana ni ibyacu ese nenda jya kuzana indaya hoya ntibishoboka buri muntu uvuga ngo ngiye kuzamuzana ngo nubwo ngo adakijwe ngo azahinduka nuhindura imitima se umuntu wananiye Imana ntuzamushobora se wewe wabanje ukihindura none se wakabimenya ubundi mbere yo gukorogoshora radio z'abandi urabanza ugakorogoshora yawe akabere wigiraho wayimenya ukabwira utinze gukanika mbere yo kubwira abantu kwizera manzi ugire kwizera mbere yo kubwira abantu ngo ndi umuhanuzi manzi unihanurire nk'ubu ngende guhanura yuko ngiye gukira abantu bamenyere ko nta mupasiteri uzakira ngo nta muhanuzi uzakira ngo nta muvugabutumwa uzakira nimba ari umupasiteri yakize ngo nta maturo ari umuhanuzi ngo yatetse imitwe ari umuvugabutumwa ngo yagiye gusatura reka kuko ibyo bintu abantu gasa kandi amaturo nta nayo pasiteri ahurira reka dufate umwanya muto ngiye gukira duse nk'abantu bazajye ngo mvuye kuzema reka duse nk'abantu baganira gutya utubye imirimo Imana yagukoreye utubye nta Imana yakugejeje biva mu nyungu zo gusenga ariko hari inyigisho bita prosperite ni inyigisho isingiye ku bukire ku bukungu hari abantu hari akantu ikibwizanye kumva ngo impamba y'urugendo ye kwibagiza intego y'urugendo hari ukuntu abantu binjira mu Mana bakurikiye iby'Imana itangira mu mugisha agakiza k'Imana ariko ni umugisha w'agakiza umugisha twabonye ku bw'agakiza k'Imana
akibagirwa agakiza akaza mu mugisha. Reka nifashe urugero rw'aka kantu gatoya, nta muntu utarakabonye. Hari umuprofete bita Ernest ndakeka, ejo bundi akantu wese kugenda kanyura ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo umuntu uzarambura ikiganza kuri iyi nyubako izina rye ntizibagirana mu mazina y'umuntu wari wese n'inda yo mu migina n'umupfumu, yaba ari ubigese yaba ari umupfumu w'Ibutare, mbese uzaza agakoraho. Ese koko Imana idimica ko twakoze ibintu runaka twandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kuko ibyo bintu inyigisho nka ziriya nk'umukozi w'Imana nawe urabwiriza, uzifata ute, uzivuga yiki? Ubundi mbere na mbere ubuhanuzi bukomeye biravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza ari inyongera. Icya mbere ni ukwihanuka kirese umwami n'umukiza, nibyo bikwandikisha mu gitabo cy'ubugingo. No kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ugakizwa ukamaramaza ingeso mbi zikakuvaho, warangiza ugakora iyo mirimo. Gukora iyo mirimo nta gakiza ufite, udafite Yesu ntabwo ari byo byaguhesha ubugingo. Oya, ubundi abantu bazi ibintu bitweza. Twezwa n'ibintu bitatu. Cya mbere twezwa n'ijambo ry'Imana, cya kabiri tukezwa n'amaraso, icya gatatu tukezwa n'umwuka wera. None ibyo bintu ntibikugezeho, wejejwe uteze? Urajya mu gitabo uteze? Nese n'inda zara mu migina zakuyemo amada zitange zitihanye ngo zirabona ubugingo, ni ukubeshya. Ibyo nanjye ndabihakanye. Mbere na mbere n'ibihane bakizwe bakora iyo mirimo. Ese wende gukora imirimo byo warumbajije ngo abantu baza bakurikiye ibintu. Izo nyigisho zibaho ubizi nawe cyane? Izo nyigisho nazo zirahari ndabizi. No mu gihe cya Yesu bari bahari abo bantu. Yesu yagaburiye abantu 5,000 ngo abagore n'abana batarimo, bamuzaniye udufi 2 n'udutsima 5, abisengera udufi 2 n'udutsima 5, ariko ibanga ryari riri mu kumanyura. Baramanyuraga nibishira, arabagaburira barataha, baravuga twabonye Yesu utanga imitsima. Bavuze ngo ari hariya n'ubundi abantu baraza bati natwe tujye kurya ya mitsima. Yesu akibabona avuga ati si ijambo ryanjye mushaka, sinanjye muje kureba, ni ya mitsima nabagaburiye mu butayu. Abo bahozeho nta shuri riburamo wa nyuma. Mu rusengero harimo ibyiciro by'abantu bitandukanye. Umukristo wa mbere ari mu rusengero, n'umupagani wa mbere ni mwari. Hari umupasiteri watubwiye akantu ngo basenze amasengesho y'iminsi 2, barasenga bari kubyina bataka wakabonye, arabati ngiye gupima aba barokora, ngo avanamo inote y'1,000 ayijugunyaho bari kubyinira. Bamaze kubyina aravatara amafaranga ateye hano, reka turebe. Bakuraho n'imikeka barayaburana bugingo n'ubu nayarabona, kandi yatwaye bari baraho ngaho. Muri aka wakabonye. Bari muri aka wakabonye. Rero nta shuri riburamo uwanyuma. Ariko amafaranga bene abagomba kubaho. Shaka ko yapfushije ubusa kuko sinzi yuko wakiko yamenye abantu, nako yamenye abantu, wasanga nako ari umuka kamugishenga agakora. Yego. Ni uzumva rero ngo hari umuhanuzi wateye inda, ngo umupasiteri wateye inda, ngo hari umukristo ngo wateye inda, ngo amuririmbye wateye inda. Ni kwa kuri nta shuri riburamo uwanyuma, nabo bagomba kubamo. Niko umukobwa bumwe agatukisha bose. Umukristo amenye iki? Umukristo ni wowe uzabyimenyera. Umuhungu aherutse kwihana mu Cyongereza, abikoreye ku bushake Nyagatare. Baba bari gusenga bari mu masengesho, abantu batura ibyaha. Umuhungu atangira kwihana mu Cyongereza, ubusambanya bwihana mu Cyongereza, ubujura bwihana mu Cyongereza, n'ibindi by'urugomo mu Cyongereza. Uwari uyoboye amasengesho aramubwira ati wasambanye mu Cyongereza, wagiye gusambana se mu Cyongereza? Aravuga ngo so ikinyarwanda kiranduye. Ariko ko hari ukujijisha kugira ngo abatarize batamenya ibyo yakoze.
rero ni ibihe bya nyuma tugezemo. Ubundi muri iyi si nta kindi kintu cyananiye Imana usibye umuntu. Nayo yaravuze ngo nicujije icyatumye ndema umuntu, ngiye kurimbura umuntu naremye n'inyamaswa n'ibisiga byo mu kirere. Biravuga ngo ariko nuwagiriye umugisha kuwiteka ubwo yamubwaga ngo abazi inkuge mu giti cyitwa gofero. Ujya wumva ngo umuntu yafashe inka, ngo umuntu yafashe ingurube, ngo umuntu yafashe ihene, ngo umuzungu ngo yasezeranye n'imbwa. Wabaho wari wumva ihene yafashe umukobwa? Wabaho wari wumva ay'intama yafashe umugore? Wabaho wari wumva isake y'inkoko yuriye ihene? Ariko umuntu afata ihene, umuntu afata imbwa, umuntu afata ingurube. Abantu barananiranye. Reka dukomeze no mu gisage cy'ubuhamya, ariko ako kantu kagaciyemo kugira ngo abakristo bagire uburyo bitwara. Hari uburyo bwateye muri iyi minsi navuga ko ari ubutekamutwe. Ijambo ry'Imana ryahindutse business. Tanga iki urabona iki, kugira Imana kuri iki ugomba kuba watanze iki ngiki. Biriya tuyanga ibitambo by'intama Imana ntabwo yabishatse, ahubwo yatwiteguriye Kristo kugira ngo atubere igitambo cy'ibyaha. Ntabwo byari by'abantu bose n'abazizera mu gihe kizaza aribo twebwe. Simpamya yuko ari inyigisho z'ukuri abantu babwiriza kandi bigezweho. Mugira baravuga ngo uko mu rusyo akomeye n'ingasire karakanyizemo. Ubuhamya bwawe rero wari umaze kutubwira uburyo. Kamanze mvuge kuri ako kantu nubwo ubuhamya ari burebure, ikiciro cy'umbaza nicyo ndajya nkubwira. Abo bantu izo nyigisho ziriho ariko ntago ziri hose. Kandi izo nyigisho ntago zikwibwiriza bose. Cyakora zireze, niko nakubwiye ngo nta shuri riburamo uwanyuma. Ntaryo. Nkuko n'abahanuzi bundi bintu ni bibiri. Umuteoloji udasenga ahinduka umufarisayo, n'umuhanuzi udasoma ijambo ry'Imana ahinduka umupfumu. Arakwaza tufite abana bangaye bati ni 4, batowa gatatira murinzi, abandi sirabaretse. Ngusenge ngo mbonye ipusi idasanzwe ici wawe, ngusenge cyane. Idasanzwe se yari yambaye isutiye ugidasanzwemo. Tangira ati rabi tuze kenze paracetamol modeyakini kumena amatasi NPK ifumbire mvaruganda. Ngo bafite nzayimana mu iterano ngo muhaguruke mutere haleluya. Bose bagahaguruka basambanyi yaba barozi yaba ibisambo yaba ibiki ngo bafite nza. Cyakora ntago babeshye, buri wese agira nzayi. Hari nzakuvuna, nzagukenyura, nzakwica, hari nzakuzamurana, nzakugira neza. Nimba uzi ko uherutse gusambanira mu biro ufite ihenza ninzakwereka nuti hano none se niyi. Mane dutabare. Ngaho dukomeje n'ikiganiro cyacu tuma dugana ku buhamya bwawe kugira ngo ahantu hageze ngo mu Kristo agana na byiringiro ngo hano hamwe birabafasha. Niyo minsi no gutanga ubuhamya bisigaye bigorana. Ko umuntu agiye hamwe go kuvuga ngo agira isoni zo kuvuga ngo nanywaga inzoga kandi n'ubundi yarayisubiyemo. Mbo arakantu mperetse kuvuga ndi kubwiriza hano muri Fose kwaya Kimironko kwa Masengo. Ndabwira abantu bari gutinya kuvuga aho bavuye, ubanza bari guteganya gusubirayo. Ubyumva neza. Ndi kuvuga buryo ki aho Imana yamvanye nahingejeje. Ndi umugabo mfite umugore n'abana 5. Abana banje bari kwiga amashuri ya prive. Njye nagarukiye mu wa 4 primaire. Mfite inzu Ngororero, mfite inzu Musanze, ngiye kugura igipangu muri uyu mujyi wa Kigali. Ubwo araba ari inzu ya kangahe? Ya 3. Aho ndi mu nyungu byo kubaha iki Imana. Rukubyumva? Iyo mbwiye umuntu uburyo naburaye, nkabwira umuntu uburyo nabwiriwe, nkabwira umuntu uburyo natetse mu idewe ryawuse, nkabwira umuntu uburyo naremaye wowe, nkabwira umuntu uburyo nakijwe, nkamubwira aho Imana ingejeje, nkamubwira uburyo ndi gutunga umugore n'abana 5 muri uyu mujyi basa neza. Nanjye urabona ko ibimenyetso by'ineza y'Imana bindiho. Umuntu arakomera mu rugendo. Usibye ko abantu bashaka ngo hiti, ngo bashaka ngo kubaka amazina, ngo bari gutwika ngo bakimanukira, buri wese kubaka izina ni byiza,
ariko yubatse izina nta mbaraga z'izina ufite, umuyaga urarihuha. Ariko iyo wubatse izina ufite imbaraga z'izina, ibikorwa byawe bitumbagiza izina ryawe ukamamara. Inzererezi 7 nimba ari bene Sekewe bahuye na demoni yo mu cyaro, baravuga ngo turakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Tumvishe Pawulo avuga, izo mu cyaro demoni ziragenda bahura n'inyamugi, baravuga ati tukwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Tumvishe Pawulo avuga, inyamugi ati nimuhagarare, zibashwanyurizaho imyenda. Ziravuga ngo Pawulo muvugo turamuzi na Yesu turamuzi, mwe muri bandi? Ngo birukanka umudugudu bambaye ubusa. Kubera iki? Bavugaga izina rya Yesu Kristo. Wowe bumvishe Pawulo avuga, ariko Yesu ntago yarari muri we, yarari muri bo. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Reka dukomeze gatoya tujye nko ku kindi gice cy'ubuhamya. Urakijijwe, Imana igukuye muri ubwo buzima bugoye bumeze gutyo, utangiye umurimo w'ivugabutumwa. Ndakeka niko uje gushaka umugore, uje gutura i Kigali. Ni urugendo rurerure, nasezeraniye Ngororero mu nzu y'amategura. Ndasenga Imana, njye n'umugore twarabwiriwe, byaye ndimuvuga ngo sheri ishusho mubivuga mwariye. Hari igihe ugera mu ishuri y'inzara wareba umugore ukamonamo babiri wamubwatisha tegashirira amenyo atarasanzwe natukana. Ndasenga naraburaye ndabwirirwa n'umugore, banyibira imyenda n'iyo umudamu barayiba, ibyo dufite mu nzu barabyiba. Ndasenga Imana irambwira ngo nje kushumbusha, nje kukugira neza. Umugezi wacu witwa Nyahene ubonekamo amabuye y'agaciro, babyita gupfa, upfamo amabuye y'agaciro. Nzi gukora mu mabuye, nitoje nyakoramo muri ayo mabuye, Imana imeramo umugisha. Itoro rinyitegereje, Imana intabaye insengera ku bwari mu ADPR ndayobora. Imana mu mugisha ngira abana, inzu ndavugura nshyiraho amabati, irimo umuriro irahari. Imana itingiye izajya ivuga ubutumwa muri karitsiye, ntibajya bahagera bazavuga ati hara ni kwa Mutokamba hari umwari ikirara. Ni umukozi y'Imana, yireke ntuyigurishe, nta niyo nzanakoraho. Jya Musanze, ngeze i Musanze nkomeza gusenga. Imana inuma hirya no hino mbwiriza ubutumwa bwiza. Imana mu mugisha ngura ikibanza mu mujyi wa Musanze, ndubaka inzu maze gushyiraho ibishahuro. Imana iti yinjiremo nyijyamo, korona yari yegereje. Mbana n'Imana, mvugira Imana igihe cya Covid muri guma mu rugo. Umuntu arambwira ati ngwino dusenga amasengesho yitwa fraude. Fraude ni ugukora ibintu biteme, ni ugukora ibyo abandi batari mu fraude. Biba bibujijwe, ni uguforoda. Tugiye gusenga yitwa fraude, Imana iti mwakoze ibyo abandi bananiwe gukora, mbahaye umugisha. Abakiga tujya twerekwaga ibinkoze ku maso, mbangize yerekwa ku muntu. Iryo yerekwa umuntu wari uri muri Amerika amugirira neza, ajya ririmo ijya amafaranga. Abwira umuntu uri muri Amerika ati ibi bintu nkoreye umuhanuzi utwa Mutokambari yari yabimpanuriye, tima nimero ye, tuba turasenganye tugiranye ibihe byiza. Muri guma mu rugo banyoresha amadolari 50 y'amayinite. Abahamagara abandi ati nimuze dusenge, nabonye umuntu mu mwuka w'Imana. Nabwirije iminsi 3 turi mu masengesho dufatanyije bari muri Amerika, soza bamereza amadolari 200. Buri muntu wese wari muri iryo teraniro yafashe nimero yanjye, umpaye amadolari 300, umpaye 100, umpaye 200, umpaye 400. Inzu yanjye nshyiramo parafu, pavoma, igipande. Inzu yanjye yaje kurangira i Musanze. Imana inuma abahanuzi 5 irambwira ngo nshaka kwimukira mu mujyi wa Kigali nyimazemo amezi 3. Hari aho mba nahabonye n'ikigo cy'amashuri y'abana bariga amashuri ya privé. Kwero ni mu mugisha w'Imana. Imana ibamugisha rero
abakenera ko tuvugana nimero yanjye ni 0788 850 845 0788 indi ya WhatsApp ni 0788 38 870 0788 38 muhabwe umugisha. Murakoze cyane. Ariko mbere ko dusoza reka dusenge Imana kugira ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana n'uhamya bukubiyemo hano n'icyo nziza nzima zirimo ahangaha afashwe n'ijambo ry'Imana kandi bigira icyo bizamumarira. Ni byiza, reka tukwakire mu mwanya w'isengesho. Imana Data ishobora byose, isi w'Umwami wacu Yesu Kristo, ijambo ryawe n'ubuzima buzima, ijambo ryawe rirarema. Mana, aka kanya turasenze kugira ngo abari gukurikirana iki kiganiro ari gukurikirana ijambo ryawe rigira aho ribavana, rigira aho ribageza, kandi bakomereye mu Mwami. Rwose twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen.